cya shitani cyarakaye. Umusore utanyezo gasaba ari umuntu. Ndindahiro Valence Papa. Acha bana we. Nta muntu ntabwo wandanza amafi. They could be mad at me. Look at my family. And then hano handitse Rutwitsi Muzi my aka. Work in China rather to be in Tata wafite karisimbi. Abikunda simbo. Hi my beautiful ladies and gentlemen, lekaza kumwe someze neza cyane njyewe nitwa Badon ni Dion TV nk'ibisanzwe. Baje kugeza amakuru menshi y'imyidagaduro bari kugenda avugwa hano hanze bari kugenda garukaho cyane. Hagati aho ngaho ngira ngo bizi neza cyane ko nta handi hantu habona amakuru nk'aya usibye kuri Dion TV. Rero ikintu usabwa ni kimwe no gukanda subscribe ugafungura notification yango tujye tubana umunsi ku munsi ibiganiro byacu ntibijye bigucika na gatoya. Hagati aho ngaho rero ngira ngo ukibona ikiganiro wese ubona ifoto ikwereka yuko tugiye kugaruka cyane kuri Miss Kayumba Darina ndetse n'umukunzi we Kimzel. Abangaba rero ni bamwe mu bantu bazwi hano cyane mu Rwanda. Ngira ngo Kayumba Darina wamumenye mu mwaka wa 2022 ubwo nawe yari guhatanira ikamba rya Miss Rwanda. Icyo gihe ngira ngo nabyuka yuko ariyo Miss Rwanda ya nyuma yabaye aho yegukamwe na Muheto Divine. Ubu ngubu ari nawe ufite iryo kamba kugeza na n'ubu ngubu. Aha muri Miss Rwanda rero Kayumba Darina akaba yaravuyemo ari igisonga cya kabiri cya Miss Rwanda, ahubwo ari igisonga cya Muheto Divine. Anga rero Kayumba Darina yakuyemo izina rinini cyane, akuramo n'ibindi bintu bigiye bitandukanye byagiye bimufasha mu buzima bwe bugiye butandukanye, aho yaje no gukuramo connection yatumye bamwe mu bantu bakorana n'ikigo cyitwa MJW Management cyo muri Ethiopia, akaba ariho hantu yagiye akorera amafaranga atari makeya n'ubundi mu bijyanye n'imideli, cyane ko n'ubundi no mu buzima bwe busanzwe ari byakora ari nabyo yamamaza mu buzima bwe bwa buri munsi. Ubwo ibintu ahantu mbizaniye rero ndagira ngo tuze kugaruka cyane ku rukundo rwe n'uno musore bita Kimzel. Ni umwe mu ba artist cyangwa se umwe mu bahanzi bakizamuka hano mu Rwanda. Ni umuraperi uririmba mu rurimi rw'icyongereza. Ni umuraperi utaramenyekana udafite indirimbo nyinshi cyane zizwi, yewe ntabwo abantu benshi usibye kubona wenda abantu bakunda kurikira imbuga nkoranyambaga cyane kuri Instagram, aho bakunda kubona wenda yapostinganye na Kayumba Darina bari kugenda bajyanye ahantu runaka basohokanye, ariko ntabwo ari umusore ufite izina rinini cyane ko nk'ubu ngubu kuri Instagram akurikirwa n'abantu 5,000 n'abandi bake barengaho. Ariko ntabwo ari izo platforms gusa kuko ari umu artist, afite indirimbo zigiye zitandukanye ku mbuga zicuruza imiziki nka Spotify n'andi henshi agiye atandukanye, cyane ko yagiye anasohora album agiye atandukanye. Nubwo abantu benshi batagiye bamenya indirimbo ze, ariko ntabwo ari mushya cyane mu muziki, nubwo arimo arazamuka nta zina rinini afite, ariko ntabwo ari mushyashya. Uyu musore rero abantu benshi bagiye bamubona apostinga na Kayumba Darina bajyanye muri siporo n'ahandi, batangiye gukeka urukundo rwe, ariko byanyabyo urukundo rwe na Kayumba Darina rwatangiye kumenyekana cyangwa se abantu bamenye neza ko Kayumba Darina n'uno musore bari mu rukundo mu ntangiriro za 2024 nibwo bamenye ko Kayumba Darina na Kimzel bakundana. Icyo gihe rero aba bantu bimenyekana ko bari mu rukundo, hari hanarimo inkundura y'amadirede ku basore, aho bita Miss Nishimwe Naomi yari ari mu rukundo na Tesfe. Hanyuma babona Naomi ari mu rukundo n'uwo musore ufite amadirede, babona na Kimzel ajemo wowe na Kayumba Darina, baravuga ati abasore b'amadirede kabisa abakobwa bacu barabamaze. None bitewe nuko Tesfe yari umunya Ethiopia, n'uno musore ngira ngo kuri kubibona hari ukuntu ari afite look uburyo udashaka guhita utekereza ko ari umunyarwanda cyangwa uburyo noneho bakana kompara n'amazina ye, kuko ubundi amazina ye asanzwe yitwa Akim Abdul Hussein. Uko byumva wenda usibye ko hari abantu bagendaga babitindaho kundi, ariko harimo amazina yahuye cyane no kuba ari umuislamu. Amazina ye ahuye cyane n'amazina y'itorero ni umuislamu. Abantu bagiye babitindaho bakaba birashoka cyane ko no musore atari umunyarwanda, bakareba ko ari n'amadirede indirimbo aririmba ari mu cyongereza, bagenda babihuza muri ubwo buryo. Ariko mu by'ukuri uyu ni umusore ugaragaza aho washakira amakuru ye hose icyo nabona ko ari umunyarwanda ubarizwa mu itorero ry'abayisilamu. Ku munsi rero w'ejo aho bita Kimzel yaje kuba anyura kuri Instagram ye, yandika ubutumwa burebure cyane arimo arifuriza umukunzi we Miss Kayumba Darina isabukuru nziza y'amavuko. Ni ubutumwa bwavugishije abantu benshi, bagenda bagaruka cyane ku rukundo rw'aba bantu, aho yaje kuba postinga amafoto menshi agiye atandukanye ari kumwe na Kayumba Darina ndetse nayo Kayumba Darina ari wenyine. Hanyuma ayaherekesha amagambo, aho yanditse mu magambo menshi amutera imitoma ikarishe cyane. Njyewe na magambo nawe uri kubona kuri screen yawe, ariko turazikuyanyuramo muri makeya ibintu bigize ano magambo yagiye avuga.
ahangaha rero Kimozeri yagize ati uyu munsi ni umunsi udasanzwe cyane, uyu munsi ni isabukuru y'amavuko y'umwamikazi wanjye, nta magambo ahagije nabona yasobanura urukundo ngufitiye ndetse n'ukuntu nkwishimira urukundo rwanjye, ariko icyo nshaka kumenya nuko ntewe ishema nawe. Uyu musore Kimozeri kandi yakomeje yibutsa Miss Kayumba Darina ko igihe bamaranye cyatumye amenya amahirwe yagize yo kumugira nk'umukobwa bakundana. Ntabwo byarangiye rero kuko yanakomeje amubwira ati nzaguhora hafi, nzahora ngushyigikiye kandi nzahora nkwibutsa uko uri umugore w'igitangaza ufite ubwenge n'ubutwari budasanzwe. Urukundo rw'abantu rero ntabwo bigeze guhishira nyuma yuko n'ubundi bimenyekanye yuko bakundana muri 2024 mu ntangiriro, aho ndetse byaje no kuba bivuga yuko Kimozeri yambitse impeta Kayumba Darina, ariko biza kugaragara yuko atari ibyanyabyo, biza kugaragara yuko ibyo ngibyo byari bihuha, nta mpeta yigeze amwambika. Ariko nanone bitewe n'uko urukundo rwabo rumaze igihe abantu bakaba bagiye bakomeje kugenda babubaza Kayumba Darina ati mu by'ukuri wowe urabona ubukwe bwawe buri ryari, dutangariza ubukwe bwawe, cyane ko abantu bagiye bona yuko nka Naomi yaje gutangazwa yuko azakora ubukwe habura amezi yagize muri 6 mbere y'uko ubukwe buba. Abantu bakaba bakomeje kujyana n'ubundi babaza Kayumba Darina igihe ubukwe buzabera, gusa ni ibintu badakunze guhisha na gatoya, bakunze kunyuza ku mbuga nkoranyambaga bagaragaza ko urukundo rwabo ruryoshye kandi bamenye neza cyane, ari abantu bahuza mu buryo bwose bugiye butandukanye. Ariko nanone abantu bakibaza uburyo Kayumba Darina yagiye mu rukundo n'uno muraperi udafite izina rinini utagize ute, ariko nanone abantu bagakunda kugaruka ku kuba wenda no musore afite amafaranga. Gusa ikindi kintu nanone wamenya kuri no musore nuko ari umusore ikirenze kuba aririmba, ni n'umuproducer akaba n'umographic designer ubikora kandi by'umwuga. Iyi ni Dion TV rero, ngushimiye ko wabanye natwe, ngushimiye ko ukunda gukora ibiganiro byacu. Ni amahitamo meza uba wagize kugira ngo ubane natwe umunsi ku munsi, ni amahitamo meza uba wagize kugira ngo ukande subscribe kuri channel yacu, ujye ubona ibiganiro nk'ibi ngibi bikugeza amakuru menshi agiye atandukanye buri munsi. Mu by'ukuri iyo watwizereye mugakanda subscribe ugafunga notification, nta kintu na kimwe ushaka kuturana. Gusa hagati aho nanone ushaka kunyura muri comment section ukatubwira ko ibintu ubu byumva, hanyuma tugatubana umunsi ku munsi nk'uko bisanzwe. Rero nitwa Badon, ni Dion TV, komeza ubane natwe kandi ukomeze guhirwa n'ibihe.